ntago yahunga depression biri mu muntu. Iramutse kurimo ntago bavare ngo ugiye kuyihungira hehe, ugiye kuva mu gihugu ngo ujye mu kindi ngo ugiye kuyihunga. Ahubwo wenda icyo wakora no gukora therapy. Hari therapy nyinshi zigiye zitandukanye, ari kuba wajya gusenga. Uyu mugore wa Ntuza wa Wizo, Wizo manizo bamwita Teta nawe baraganiriye amubwira kuri kwa kundi umugabo yajyaga muharasinga babiganiriyeho anamutimbura ikiganiro anamutimbura yigeze kumukubita, yigeze gukubita Teta abyimba mu maso. Abanyarwanda batangira kuba turi umugabo azana kwica n'ibiki, ariko Teta yasobanuye ko ni ibintu bisanzwe. Aravuga ati papa w'abana ni nawe mugabo mwiza. Icyo nashaka gukonfirma ko ntari umutinganyi. Ati muri iriya video ngewe nari imeze gute, nari ndi kumwe n'icyana akikinisha atari kuko urumva icyambere cyo nta nubwo Ntuza Jihad ari umuntu wo kugereranya na Yago. Yago ari gukora, ari muri business. None se Jihad ari business afite se, ari bifu ishingiye kubatumirwa kwa kundi ugira umutumirwa bigasa nka ari tara cyangwa se ari nka zahabu witomboreye. Niko byaje kurangira rero, umwe birangira azanye Dorcas na Vestina, undi birangira azanye Inyogoye. Iza kurangira bose bari kubana, ugasanga wa mutumirwa wazanye uri kumubuza kugira gute kuba yajya kuyandi macano cyangwa se guhahira handi zo kuri online ngabe yajya gukora ibiganiro. Iyo rero mba numva ni bifu ya egoisme yo kwikunda, ndetse idafite n'ikintu ishingiye, kubera ko ishyamba bari rigari. Kuba yazi wanje agakora ikiganiro, kuba yajya kwa Chita agakora ikiganiro, kuba yajya kuri Dynamic agakora ikiganiro, nta kintu biba bitwaye. N'ubundi niba ji wawe, niba aza akakwinjiriza ayo madolari akinjira cyangwa se izo views zikaboneka, bivuze karamutse agiye n'ahandi, bitaba bivuze ko nagaruka iwawe zizagera gute, zaba zagiye. Ishyamba ni rigari, ahantu ryatangiriye rya shyamba ni kuri chano yanjye, chano y'abana ba Jabress, reka tubashimire dusoreze hano. Urumva tubashishikaza no muri gukomeza gukora subscribe kuri Dopa Media. Iyo nkubwiye ngo blessing Dopa Media, ntago mba nkusabye amafaranga, wenda nka bamwe njya mbona abandi kabasaba amafaranga n'inkunga n'ibiki, ibyo ntago ari byo mba nkusabye. Ngiye inkunga mba nkwisabira just easy, just in 1 minute. Ibyo bintu bubikoze kubera ko no gukanda kuri subscribe byonyine, ni waramaze kuyikora ugakora share kuri kino kiganiro tuba dukoze, ugashyiraho na comment easy, ubundi ibintu bikagenda fresh sana. Umuvuga ngo kagira inkuru. What are you doing? Seriously? Honestly? Blessing Dopa Media udukurikiye uri mu bice bitandukanye by'isi, muri Afrika, muri Asia, muri Europe, Oceania ndetse na Australia. Ubundi ku Blessinga Dopa Media nta kundi ntago ari ibintu babigoye, no kugenda ugakora subscribe niba utarayikora, ugakora share niba waramaze kuyikora, ugashyiraho comment kugira ngo ubundi tujye tubana gatanu ko kandi abantu mwikundira Dopa Media. Tugaye ikaze rero, twizera ko umeze neza cyane, aho tuba tugenda tuganira n'ubundi ku makuru menshi agiye atandukanye, abari kuri no mihanda ya internet nk'uko babivuga, abakoresha internet cyangwa se murandasi nayo yamaze kugira imihanda igendwamo n'abayizi, kubera ko iranyerera, benshi irabanyererana ugasanga baranahunze. Hari n'abahitamo guhunga akavuga ati ngewe ndahunze ubu ngubu. Ariko si imihanda ya internet ubundi wayihungiraho, wayihunga gute? Imihanda baragusebya. Uzi inzira nziza kuyihunga nuko wagira gutyo ugafata telefone yawe ugakuramo ikintu cyose gishobora kuguhuza na internet, ukava ku ma social media, uri kuvuga wava kuri Facebook, ukava kuri Twitter, ukava kuri TikTok, ukava ariko na message isanzwe bashobora kuyikwandikira n'ubundi ugasanga bikugezeho. Byose ni social media. Wakwisubirira nk'inyuma nko mu myaka y'1980 gutyo, ikintu bita telefone ugashyira ku ruhande. Ako kera habagaho n'abakangurambaga, kandi icyo gihe nabwo yabaga ari social media. Ibyo ari byo byose, niba wahunze ukigira mu bihugu by'abaturanyi, nta muntu wagusanga ngo aze kugutukira cyangwa se yaze kukubwira ibyo yishakiye. Ariko se burara ushobora kuba wahunga, ariko kumbwira ngo ugiye kugumana smartphone yawe mu ntoki, nurangiza umbwire ngo uhunze imihanda ya social media, ntacyo wabukoze. Ariko nka bira bintu Eminyawe yagiye avuga ko uriya muhungu yagonyarwaya, impamvu yahunze ari uko depression yari yenda kumwica, buriya nibyo? ntago yahunga depression biri mu muntu. Iramutse kurimo ntago bavare ngo ugiye kuyihungira hehe,
ugiye kuva mu gihugu ngo ujye mu kindi ngo ugiye kuyihunga. Ahubwo wenda icyo wakora ni ugukora therapy. Hari therapy nyinshi zigiye zitandukanye, hari kuba wajya gusenga, hari kuba wakora yoga, hari kuba wajya koga n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora kuba byagufasha kuruhuka mu mutwe, birenze kuba wavuga ngo ugiye gufata indege uve mu gihugu kimwe ujye mu kindi. Keretse nanone ubikoze, hari abantu bajya bavuga ati ngiye kuruhuka, agafata akadege akajya Zanzibar, akajya mu bindi bihugu bigiye bitandukanye za Miami, akajya kuruhuka. Ariko mubwira ngo ugiye kuva mu gihugu kimwe ujye mu kindi, utabyita urugendo rwo kuruhuka, ubyita ko uhunze agatsiko kamwe k'abantu sha ngo noneho ngo ni agatsiko ngo kabicanyi. Ibyo bintu ngo ni agatsiko kabicanyi b'abarozi, babatinganye. Noneho yavuye ako rero nawe ndamunenga, yagiye afata ubusa bw'undi mwana abushyira ahagaragara aranamusebya. Ibyo yenda turi buze kubigarukaho kuko ibyo yanitse byo yabyanditse. Navuga ko kubona hari bombe bigeze gutera Hiroshima na Nagasaki. Abanyamerika nizo bombe ziremereye hari zatewe mu mateka y'isi, zigira n'uruhare rukabije mu kwangiza abantu muri Japan, mu Buyapani. Abantu bizi by'amateka barabizi bijyanye n'intambara yabaye hagati y'Abanyamerika n'Abayapani. Ni nk'ari cyo kintu yakoze, afashe ikintu cy'ikimbisire kiri big, abagitaye kuri ya mihanda ya social media. Burangiye ikintu ntegereje, arangije ahita avuga ati ngewe umuhungu witabagwe ndimanukiye, nigiriye gute? Nigiriye mu Bugande. Ariko reka nkubwire, ariko rero ikintu nakwibaza, abanyamakuru nabo hari ukuntu bari gukora ikintu kimeze nka exaggeration cyangwa se gukabya. Biriya bintu ntabwo twabyita guhunga. Nta muntu ujya guhunga igihugu ngo asiga avuze ngo ndahunze. Icyo gihe ntabwo aba ahunze igihugu, ni ifoto. Nanone izo ni titire n'ubundi abantu bari gukoresha, ariko zitavuze ko ntabwo yigeze avuga ko ahunze igihugu, yahunze agatsiko k'abantu. Ariko nanone nabyo tukabihuza nuko turi mu gihugu gifite inzego za politike zikora, inzego z'umutekano zikora. Uvanga abantu barakuzengereje, dufite urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, wakagiye abo bantu kabarega, ntabwo wagahunze igihugu. Oya, hari yavuga agiye kwisuganya ariko n'andi mabombe buri afite byinshi agomba kurekura. Amakuru ahari ari na tuje kubabwira muri kano kanya kuri Dopamide. Abantu mwamaze gukora subscribe muri abanyamahirwe cyane, kubera ko tuba tubafitiye amakuru udasanga handi cyangwa se abandi baba badafite. Uriya mugabo ntabwo ahunze igihugu, nta n'umuntu ahunze, ni promenade isanzwe, aritembereye, agiye kuva hariya muri Uganda ajya Canada, ahita yerekeza muri Canada. Ananjye amakuru nari nyafite ahantu gutyo ukuntu. Icyo kintu rero abantu bakitondere, ni kwa kundi buriya Yago wenda nubwo hari ibyo akora bakavuga ko yaba yaranavangiwe n'ibiki, ariko nanone azi ubwenge bwo gucanganya noza social media. Kubera ko ino mihanda ya social media urumva ntihahahira, ahahira kuri YouTube channel. Ni umuhanzi wagize gukerera agaspendinga amezi kumwe 2-3 atari mu matwi y'abakunzi be, buriya biba byanze sha bashaka amahirwe, ntago abagishoboye guhahiraho. Reka nguhe nk'urugero, tuvuye wenda nka King James. King James ni umuhanzi ufite kuntu yubatse ibintu bye, umulegende. Ariko uyu munsi muri monde ya showbiz twavuga ko ari weak cyangwa ari down, yego, kubera ko ntago ari kuza mu matwi y'iki y'abafana y'abamukunze. Ntabwo bivuze ko ari umukene, kubera ko wenda hari ibindi ari kubyaza amafaranga. Ariko ino mihanda ya social media niba uyirimo uyihahiramo, ugaspendinga ukwezi kumwe 2-3 batakuvuga, uba wa floppings down. Niyo mpamvu rero Yago Nyarwaya rwose kuyicanganya arabishoboye. Arabishoboye. Kuba rero yavuze ngo ngiye gufata urugendo, ariko nsige mbasizemo akantu ko kuvuga, ko kungarura mu minwa yabo, nta kosa yakora. None nakubaza mbaza, umbabare ntunce mu ijambo, ureke nkubaze. Nta kibazo kabisa. Tuvuge ko rya genda rya Yago, umuntu witwa Skytu atariziho. Uri kubona bari bamaze iminsi biyunze, nimba itarenze n'icyumweru kimwe, ahita agenda bateyemo nako kantu. Ako kagambane bura kugira ngo Jihad ajye hanze, bura Skytu ntiyaba yarabigizemo uruhare. Yego, nkuko bivugwa yuko Skytu yari inshuti magara ya Jihad. Ibyo byose kuba yajya hanze ntago ari ibintu agiye atari yarateguye. Ndimo ndavuga ngo kuba Yago Skytu yakaba yabizi uriya muteguro wose ntago Skytu awuzi.
simpamya ko yaba wuzi kubera ko niba umuntu yaje kugusaba imbabazi ushobora kuzimuha, ariko ntibivuze ko muhita mukora ubushuti bwo ko wamubwira amabanga yawe yose. Kubera kugira ngo wenda abantu bake nibo bazi ko Yago agiye n'ubundi muri gahunda zo kwitemberera, agomba guca Uganda akajya Canada, yava Kampala agahita yerekeza muri Canada. Ashobora kuba ari njyewe n'abakurikiye Dopa Media bazi ibyo bintu, nawe ubwo urabimenye. Ntabwo rero bivuze ko yaba yaramubwiye amabanga ye yose cyangwa se uko agiye gutwara iminsi ye muri ino minsi, amubwire gahunda zose afite. Simpamya ko rero Sikaitu yaba bizi ko Yago yaba yaragiye mu gihugu cya Uganda mu rwego rwo n'ubundi noza Yago kujya muri Uganda ni ibintu bisanzwe. No mu minsi yaciye nko mu kwezi kwa gatanu hari nabwo yari yibereza Uganda. nabonye yahuriye n'uwo mugabo Safari muri Canada. Yego, ariko nanone nigeze kubona kuri Yago TV show yatumiye Palaso barimo baganira. Hari show yakoreye muri Uganda. Yego, yitaga niba ari My Hustle. Yari afite ntoza nyine hashtag cyangwa se nk'ibiganiro yari yise My Hustle, ari naho yahuriye n'uwo Safari umukiri umeze neza cyane mu gihugu cya Uganda wibera muri Canada. Ari naho yahuriye nabo ba Prasona nuno uyu mugore wa ntuza wa Wizo. Wizo manizo bamwita Teta nawe baraganiriye amubwira kuri kwa kundi umugabo yajyaga muharasinga babiganiriyeho anamutimbura ikiganiro anamutimbura. Yigeze kumukubita, yigeze gukubita Teta abyimba mu maso. Abanyarwanda batangira kuba turiya mugabo azana kwica n'ibiki, ariko Teta yasobanuye ko ni ibintu bisanzwe. Aravuga ati papa w'abana ni nawe mugabo mwiza. Oya, Teta ngo yagarutse mu Rwanda ngo mama aramubwira ati wa mwana niko zubakwa. Nyine we hari imvugo y'Abanyarwanda bavuga ko ariko zubakwa, urebye nawe nyine niyo yagendeye. Maravuga ati hari nta mugore udakubitwa. Ariko sha harana nuko hari akunyu, ariko buriya ngo harana nuko hari akunyu. Nigeze kubwira umuntu ibyo bintu byo kuvuga ngo nta mugore udakubitwa, arambwira ati n'izindi nkoni baba bavuga. Atoyayo. Okay, bari izindi nkoni abagore baba bavuga, usanga bata umugabo wanjye ntajya nkubita. Okay, none se reka turashaka kugira ngo tuvuge ibintu byinshi ku bintu twaturiwe. Clearinge kuri Yago. Clearinge kuri Yago. Clearinge kuri Yago tubihuze n'abanyamakuru bari gufata titre ziremere bakavuga ngo Yago yahunze igihugu. Bira ntago ari uguhunga igihugu. Ntago u Rwanda ari igihugu wahunga. Kubera ko mu Rwanda nta kibazo cy'umutekano gihari. Ntago bava ngo uhunze ngo agatsiko k'abantu. Inzego z'umutekano zirahari, abantu urabarega niba bakubangamiye. Nta n'agatsiko kemewe mu Rwanda katazwi, na koperative igomba kubizwi. None ugakita agatsiko kabicanyi b'abarozi. Ibyo byose kugira ngo ushinze abantu ibintu nk'ibyo uba ufite ibimenyetso. Ibyo bimenyetso bakabyerekanye abantu bakabajyana mu nkiko bagahana. U Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko. Niba umuntu yagukoshereje uramurega bakamuhana. Yago rero tubikiriyaringa, Yago ntago yahunze igihugu. Yagagiye mu gihugu cya Uganda muri gahunda ze, n'ubundi agabwa ajya Uganda. Yavuga ko ashaka no gutangiza ibiganiro. Urumva yarafite Yago TV show Uganda, ashaka kugira Kenya. Hari umunyakenya bigire bakoranye nawe ikiganiro, ashaka kuyigira Canada. Yavuga ko ashaka kuyigira na Nigeria, akanayigira na Amerika. Izo rero zose ni gahunda n'uwe zo gukomeza kuba big energy, yibakira ibintu bye ariko abacanganye. Ariko rero Yago yagakwiye kugenda kuri social media nkuko yabikoze asebya Jihad akamusaba imbabazi, kuko biriya bintu yakoze ni umugabo mugenzi we yanitse. Tikireza yafashe zeru y'umuntu nakubusabwe, arangije zeru ye ayishyira ku gasozi. Ariko sinzi ko hari umugani bajya baca ngo niba iyo umuntu aguhumekera n'umuhumekere ngo bakwita niba ari kibura cye. Kibura ni ikindi. Abakuru murabyumva. Ntago iriya intambara ubundi nge mbyita intambara y'ubutita iri kuri social media. Ntago yatangijwe na Yago. Hari abatangiye bamwataka. Byatangiye niba mbyibuka neza, byatangiye channel ye iva ku murongo ni mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi. Uziko yamaze nk'ukwezi kose itaragaruka. Habajemo ibibazo byo bita Dabiju wa mugore. Batangira kuvuga rero ngo Yago mu mabuno y'abakobwa, ngo Yago ngo akoresha ibiyobyabwenge. Mbere y'uko anasohoka ino bombe yasohoye ejo y'ubwambure bwa Jihad, hasohotse indi video igaragaza Yago ari gutumura ibintu. Nge ntago nzi wenda ubwoko bw'ibiyobyabwenge, sinzi ni ari ibiyobyabwenge yari ari kunywa cyangwa se ibindi bintu, ariko icyo nzi cyo nuko ari ibintu bimeze nk'itabi.
ako hari indi iyo video video nayo sinzi aho yavuye. ako Jihad ararengera. Hanyuma umuhungu w'itabagwe nawe aravuga ati rero bya bindi nakubwiraga uguhumekeye nawe ntumuhumekere bakwita kibura nuko. Nawe rero agira gute ahita afatira video abayishyize hanze. Izo video icyo ntajya amenya sinjya amenya ngo zikorwa zite. Okay, biriya bintu Cyangwa sinjya amenya ngo bazikurahe. Ariko biba bigaragara ko ari video ziteditinze ziba ari za ba nyirazo. Jihad we yaranabyemeye. Aravuga ati ni njyewe icyo nashaka gukonfirma ko ntari umutinganyi. Ati muri iriya video njyewe nari imeze gute? Nari ndi kumwe n'icyana. akikinisha Atari ikintu kimba. oya akikinisha Ati ikintu kimbabaje nawe ntiyaguhereza akikinisha. uwo mwana ntago bamwerekanye ngo berekanye njyenyine. Nanone umuntu akibaza no ese kubabona gakina wenyine. ako Ikibuga yari akirimo wenyine. wako nanone kamubwire ngenda tabaza kuri Ministeri y'Ubuzima, ndatabaza kuri RBC bafate Jihad bagende bamusiramure. Nta muntu umugabo ukwiye kuba adasiramuye. Petero Ubu ni mu rwego rw'isuku no kurengera ubuzima, kubera ko bavuga ko buriya umuntu usiramuye wenda ntago ndi gushora abantu basiramuye ngo bajye kwishora mu busambanyi, ariko percentage zo kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ziba ziri ku rwego ruri hasi ugereranije n'umuntu ugigize gute ugifite igifirimbi. arakwica imihandi Buranyinegere abantu bari kwibaza ati ariko se ko yitwa Jihad ni izina ry'aba Islam. ura ni mucoma mwana. Bakibaza ati gute yitwa Jihad yakaba yari umusilamu usiramuye. Ariko nyuma naje gukora ubugenzuzi n'ubundi nsanga yitwa Jihad Sipiriyani agashara. Uziko nanzi kari Petero wana mbabare ko namusina tari uwo ni witwa Petero. Oya ni Sipiriyano. Urumva ko hari ukuntu abantu bajya bagira gutya bakikundira dini ya Islam. Hari n'abandi tugiye tuzi bagiye batandukanye bagiye bitwa amazina y'abayisilamu ariko ugasanga atari bo. Nkeka ko ari rwo rwego yagize gute yahisemo kwita Jihad. Ariko ko babonye iyo video itari nziza ntashishikariza abantu kureba. Bari munsi y'imyaka 18 abakuru baba babizi wenda. Gekiriyo mbazaga ikintu nibwo nagikoraga. Iyo video ntago ari nziza ku bantu bari munsi y'imyaka 18. Nta nubwo ari nziza no ku muntu mukuru ntago ishamaje. Mani ibaze kwirira mu gitondo byutse mwana. Uko umuntu w'umugabo udakase udasiramu. Uretse wenda no kuba icyo gikoresho cye kidakase no twatsi two hafi aho ntidukase. Ako nutwejo ntago dukase. Ubustani ntago bukase. Oya hariya hejuru hajyanye no hasi se. Ariko uzi ko ushobora gusanga hari abantu badefuriza chini. Sure. Ako nyine bira zabonye atadefuriza bizarangira nahize udutentire. Niba hano harimo tentire hari igihe byazarangira no hasi akizemo. Nge mbaye nsabye imbabazi hakiri kare Jihad. Reba umuntu uri kubivuga ngo wahimbere. Umushu w'abandi. Iriya video we mba avuga ko nyuma yuko igiye hanze avuga ko ari we wayifashe ayifata nabishaka avuga ati n'ubundi bibera mu byumba byanyu namwe ntago mbizi biriya hari mu cyumba cyanjye nayifashe mu rwego rwo kugira ngo nereke abantu ko ntari umutinganyi. Ati hariya nari ndi kumwe n'umukobwa ariko icyambabaje nuko uwayishyize hanze atigeze agaragaza ko nari ndi kumwe n'umukobwa. Ariko abazi kureba nabo bakikorera ubusesenguzi turaza kwishyira muri kino kiganiro muze kwireba bwa abantu bari munsi abanda age cyangwa se bari munsi y'imyaka 18. Iki kiganiro ntago mukemerewe. Tukibakome. Tukibakome birebere nubundi bazageza igihe nyine gukoma ubundi. Oya reka nkubwire bazageza igihe banabirebe nabo ubwabo bazagera. Abantu bari munsi y'imyaka 18 murebe iki kiganiro. None se babwirwa bita gukoma ku bantu babaye ahantu hari inka. Gukoma ari ukuntu ufata nk'ahantu hari urwuri ugatereka ubwatsi bwawe ukavuga ati ugashingamo igiti ukazirikaho ibyatsi ukavuga ati bivuze ko nta nka yemerewe kujyamo. Ubwo nabivuze nti tukibakome nagira ngo tubabwire ko batemerewe kukireba. Ubu wasanga Jihad yarakaye n'ukuntu yazamukiye kuri yago wasanga ubu yarakaye afatiye ngo akiza hasi gujye nimufata. No ibyo by'abashu n'ibiki arega ubundi bajya bavuga ko izibana nizo zikomana amahembe.
ni wararebye indirimbo bita Suwejo, indirimbo yinjije Yago Pondati muri music. Muri music Jihad yararimo. Hari igitebo kinini bava ngo dufungure champagne. Bari gufungura amashampanye nyine. Hariho abantu bose benshi bo muri no industry yo mu Rwanda. Harimo abo Bandimbati n'abandi benshi basoshomura bose barimo. Abo bantu rero bose bari guhangana na Yago n'ubundi babaza ari abantu be. Bose na Jihad yararimo muri ndirimbo byose. Jihad yararimo cyansaba kureba. Shaka ikintu mubwira abanyarwanda ndebe niba yarari. Aha mu kuri mu bintu bigaragara ngende kubona Jihad ari kundisha ingurube ngende umudivantiste w'umunsi wa 7. Batura Rwanda banyarwanda mukurikiye Dupa Media, buriya Jihad niwe watangiye kubizana baca umugani ngo agati kazayagusiga ukajugunyaho kagenda keguka buke buke. Yaragiye afata Yago ahita ajugunya ku mugozi wo kugira gute wo guhambiza. Noneho nawe aragenda afata ingata yo kwikoreza aravuga ngo ewana byose hanze mwirebere banyarwanda mbatayemo. Ako Yago nawe ahantu arazasaba imbabazi baziyunge nyine mu buryo rusange nkuko nawe Skyto yaje bakiyunga. So then mbibutsa yuko ingini Dupa Media TV muno mugenda mureba mukurikirana tubagezaho ingingo nyinshi zitandukanye ntagare zitandukana n'ingingo nyinshi zitandukanye, habe umuco, sport, imyidagaduro ndetse n'ibindi. Iki kiganiro bakita Kagira Inkuru. Ubundi rero iyo ushaka ibintu biri professional biri kinyamwuga n'ubundi wirebera Dupa Media, kubera ko twebwe ntago dufite gahunda yo kuba twaza dutuka abantu cyangwa se duharasinga abantu, tuvuga ibintu uko biri. Nayo mpamvu uri kumva ari kuvuga ngo umugozi wowe no bivuge mu mazina. Abantu rero usanga atari kinyamwuga, usanga ibintu byose bivuga mu mazina, ntumenye ko ikiganiro gikurikiwe n'abana, ntumenye ko ababyeyi bacu ndetse n'abandi badutoje umuco, abatwije kuri kaminuza, batwigishe bose badukurikiye. Urumva ndi kubonamo ba Kejon ba Jihad manza tararimo nawe ndi kubonamo Jihad manza ariho hano yakwiye beefu batarajemo. Gusa nyine harimo abastari benshi usanga n'ubundi bafitanye ibibazo na Yago, ariko nyine nubwo nabyita ibibazo kubera ko nta muntu wenda wigize afata ibirenze kuba yajya kuri social media, kuri imihanda ya social media ngaba yagira ibindi wenda amukorera, nubwo bavuga ko barajemo n'ibintu by'amarozi. Bintu byo kurogana rero ntago byabura mu nzangano zingana kure. Bari abantu bafite inzangano kandi aribo bagakwiye kuzirwanya. Right. Ese ubundi n'urugero ni nk'iki wakugira kuri Jihad wowe? Nk'umuntu uri mu cyaro n'iki yakugira kuri Jihad? Umuntu uri mu cyaro ntacyo. Jihad nta kintu wamwigira uri mu cyaro. Wamwigiraho iki? Cyahise. Cyokora abashumba bakibaho. Wamwigiraho gukoronga kandi nta n'ibyazi. Ntago abashumba bakibaho. Nta n'ibyazi. Gukoronga arabizi, yatangiye gukurura gasonga bugari. Hari abari gukorogana. Oya akoreka nkubwire tuzatuvugisha ukuri, urumva? Umuntu yagaramukomye aramufite ahantu hose ku biganiro byiza, ku muziki mwiza, mu gukurikirwa cyane. Kandi yagubura ntago ajya yikoronga, buriya nicyo kintu cyonyine namubona. Noza Big Energy ni Big Energy, akaba Shatta Boy. Top Shatta. Ngo ni Top Shatta Kula Believe Man Exclusive. Ko ni Big Energy kuko urumva icyambere cyo nta nubwo Noza Jihad ari umuntu wo kugereranya na Yago. Yago ari gukora, ari muri business. None se Jihad ari business afite se? Business atayigira by'umunwa agira chaîne se nibuza. Oya nyine uriya ukirirwa n'ubundi azenguruka ku ma YouTube channel y'abandi. Ese ni cye kintu kiza kuba muhamaki agenda n'umunwa uretse gato. None buretse Jihad ni cye kintu kizima ajya avuga. Warumva ikintu kizima yavuze ashima byibura cyo ntacyo nzi, ariko igihe ari cyo kuri ntoza kuri Yago. Yago ni brand bro. Tujye twemera. Yago ni brand, afite ibikorwa. Yarahasorinze wa mungani we. Yaciye ku mateleviziyo yagiye atandukanye, ntuza ya kuri TV yarahakoze. Indi yakoze ni hera Remigo. Yes, Remigo yarahakoze. Ibyo bivamo ashinga ibye, bura ntuzakine n'umuntu uri gushinga ibye. Ntuzakine n'umuntu uri gushinga. Uzazana ishyamba azaribamo intare.
kandi buri ishyamba nta kintu twari ntari wari guhigira mu ishyamba rye, wowe uri guhigira mu ishyamba ry'abandi. Imagine none ukajya guhiga nta mbwa nta nkota nta ngabo nta ki gusa wagera ku bago Jihad arahiga nta mbwa afite rwose. ariko Big Energy kugeza ubu ngubu ni umuhanzi, iyo brand arayifite yuko ari umuhanzi. Yamuritse album Suwejo, abanyarwanda barayikunda, bamwe barayirwanya, ariko yarayimuritse. Abayirwanyije ni bandi yakoze indirimbo, abayirwanyije ni bandi uretse za nkoma mashyi n'inkoma mashyi zimwe zaragarutse. Yakoze indirimbo aracyabaho imiziki. Ejo bundi yabakubisa ka bifu yabakubisa akaririmbo ka bifu nako murakenjoying, ako baranakumva ibyo birabareba. Nyine kuba wavuga ngo wenda ngo ntagakora imiziki myiza, aba ari wowe. Oya bakora ibyabo turebe ibyabo bahebebe. Nyine nanjye ndi kukubwira nti ni brand, afite ibintu bye, afite Yago TV show, arakubwira ko ashaka kwagura ibikorwa, agakorera Uganda, agakorera Nigeria, agakorera Canada, agakorera Amerika. Ibyo byose ni ukuzamura nyine brand ye, no kuzamura ibikorwa bye. Afite YouTube icaho imiziki ye itandukanye n'ibiganiro, ibyo byose ni iterambere. Ariko kuvuga ngo wowe uri ukorera abandi, ntabwo wahangana n'umuntu uri kwikorera bro. Ari gutanga akazi, wowe uracyari ushaka akazi. Ikintu cyanshimisha mu buzima ni ukubona we na Emirene biyunze. Na Emirene biriya nyine noneho byarenga Big Energy, ahubwo bikaba Hard Energy. Ibintu nyine bikaba Wide Energy. Kuko YG ariko nanone baba bafitanye, ariko akenshi usanga bapfa n'utuntu tudashinga. Gufata umuntu ngo niba ari we wamuhostinze mbere ugahita umugira hotel intuza nk'imbohe yawe cyangwa se incimutwa yawe. Tuvuge niba warazanye inyogo ye, ukamubwira tubwo niba nkuzanye ntabwo wemerewe kujya gukorera ikiganiro kwa Emirene, niwemerewe kujya kwa Sabe, niwemerewe kujya kwa Chita. Ibyo bintu ni egoisme no kwikunda. Dukomeza rero dukomeza waruvuze wenda ku kijyanye na bifu iri hagati ye na Emirene, wenda nayo tuzayigarukaho mu yindi session cyangwa se mu kindi kiganiro, ariko nayo usanga n'ubundi ari bifu ishingiye kubatumirwa, kwa kundi ugira umutumirwa bigasa nk'aho ari tara cyangwa se ari nka zahabu witomboreye. Niko byaje kurangira rero, umwe birangira azanye Dorcas na Vestina, undi birangira azanye inyogo ye. Iza kurangira bose bari kubana, ugasanga wa mutumirwa wazanye uri kumubuza kugira gute kuba yajya kuyandi macano cyangwa se guhahira handi zo kuri online ngabe yajya gukora ibiganiro. Iyo rero mba numva ni bifu ya egoisme yo kwikunda, ndetse idafite n'ikintu ishingiye, kubera ko ishyamba bari rigari. Kuba yazi wanjye agakora ikiganiro, kuba yajya kwa Chita agakora ikiganiro, kuba yajya kuri Dynamic agakora ikiganiro, nta kintu biba bitwaye. N'ubundi niba ji wawe niba aza akakwinjiriza ayo madolari akinjira cyangwa se izo views zikaboneka, bivuze ko aramutse agiye n'ahandi bitaba bivuze ko nagaruka iwawe zizagera gute, zaba zagiye. Ishyamba ni rigari, ahantu ryatangiriye rya shyamba ni kuri chano yanjye, chano y'abana ba Jabress, reka tubashimire dusoreze hano. Urumva tubashishikaza n'ubundi gukomeza gukora subscribe kuri Dopa Media. Iyo nkubwiye ngo blessing Dopa Media, ntabwo mba nkusabye amafaranga, wenda nka bamwe njya mbona abandi kabasaba amafaranga n'inkunga n'ibiki, ibyo ntabwo ari byo mba nkusabye. Ngiye inkunga mba nkwisabira just easy, just in 1 minute. Ibyo bintu bubikoze kubera ko ni ugukanda kuri subscribe byonyine. Niba waramaze kuyikora ugakora share kuri kino kiganiro tuba dukoze, ugashyiraho na comment easy, ubundi ibintu bikagenda fresh sana. Okay, turabashimiye. Nge nitwa Yves Jean de la Croix Blando, Fils Junior wa Boka #1.